yateye kashe ku bagaragu be abemeye iryo zina bafite ikimenyetso cyabo. Hari n'abandi rero batubwiye ngo tuzaze tugusura ariko bagakekeranya n'uwitwa Vumiriya bakavuga bati ashobora kuba ari umuvandimwe wa Vumiriya. Gira icyo ubabwira. Vumiriya ni inshuti yanjye cyane, turavugana, ndanamukunda cyane, nkunda n'indirimbo ze cyane. Intekerezo zanjye zibutse imirimo y'Imana ikomeye. Reka twongera tubahe ikaze kandi tubashimira abadukunda n'abadukurikiraho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Mwese mumererwe neza cyane, kandi turizera ko mudukunda muri mu bice bitandukanye by'isi, abari ku mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane n'ibihugu bya Afurika, abadukunda mwumva n'ururimi rw'iwacu rw'ikinyarwanda, mwese tubahe ikaze kandi tubashimire cyane, tubabwire ngo gukora subscribe kugira ngo inkuru zose dutegura zibagereho. Ni ibintu by'agaciro cyane. Ndi kumwe na Mutemba Shyushyu umutereka amata ruhanganye ubuhanga ubwiza budashirirora. Ngo bigenze gute? Baye iki? Uri gukabye? Ndi gukabye. Uruhanga rwe ruhanganye ubuhanga kumureba n'ukurarama. Oya pe. Umeze Meze neza cyane. Urashima Imana? Cyane turi gushima Imana. Umuhanzi w'umuhanga uhanga bigezweho cyane kandi ukiri muto cyane. Uziko wantangaje? Murakoze cyane. Nakurikiye ibihangano byawe numva ingoma yawe ndayikunda pe. Ndayikunda cyane none nkugezeho. Ni karibu. Urabyishimiye? Ndabyishimiye cyane, ni byiza. Twishimiye kubana namwe. Uziko ukuntu nakubonaga mu ndirimbo, abadukunda munyihanganire, mfite akantu k'inkorora ariko mwite kuwo turiho tuganiriza. Ni umuhanzi uhanga bigezweho ku rwego navuga ko rushimishije. Wenda uze no kureba link ye twamaze gupininga hano, wumve afite indirimbo nziza zisobetse ubuhanga cyane, ariko kandi ni muto pe. Ngewe nakubonaga kuri video nkabona umeze urasa naho uri mukuru, birantangaje. N'ubundi ndi mukuru gusa cyane ariko ntabwo ndi muto. Yego. Kuko ndi umubyeyi, umwana umwe, ndubatse. Rero uri kumva ntabwo nkiri muto cyane. Yego. Tumva ari ibyo ngibyo. Yego. Reka ubanze noneho utubwire amateka yawe, uri muntu ki? Cyane ko abadukunda baratubwiye ngo hari umukobwa, ubwo deja wowe utubwiye ko uri umudamu, bari bazi ko uri umukobwa. Umaze gutwara imitima y'abanyarwanda, banza utubwire uri muntu ki, donc udusobanurire uriwe muri rusange. Nitwa Liliane Niyigena, aho n'uyu ngubu ni mu karere ka Nyaruguru, Intara n'Amajyepfo. Natangiye rero guhimba, mama ajya ambwira ko nyine umwana muto nakundaga kuririmba indirimbo akibaza aho nayikuye akahoyoberwa. Rero nje gukura ngeze nko mu wa gatandatu primaire, niho natangiye kujya ndirimba nko mu rusengero cyangwa se ku ishuri. Abana bakambwira bati twumvishe uzi kuririmba. Byarakomeje, nabaga no muri korali naho bakambwira ati duterere, bakama nk'indirimbo ati tere ya Antone. Nibwo nagiye
nyine bakambwira ko nzi kuririmba nabishobora. Narakomeje rero aho noneho impano yanjye isa nk'iyagaragaye nanjye nkayibona ko yuko naba nyifite noneho ya nyayo. Naho ku ishuri ry'agatoronkome baduha gukora kuri topic yo kuvuga kurwanya sida n'ibiyobyabwenge. Baravuga ati haba umuhanzi, haba umuntu ukina filime cyangwa se udukino, buri wese yakoraho kuri iyi topic tukareba uwa mbere tuzamuhemba. Icyo gihe nakoze indirimbo mba uwa mbere. Mbaye uwa mbere abarimu baranyenkuraje, abanyeshuri b'inshuti zanjye ndetse n'ababyeyi banjye barambwira ati twumvisha ubizi iyo ndirimbo niwe wayikoreye. Ndababwira ati ni njyewe. Icyo gihe niho natangiye kumva ko nabishobora n'abantu bakambwira ati wagerageza. Byarakomeje maze gusoza kwiga segonderi niho nakoze indirimbo ya mbere njya muri studio nkora indirimbo yitwa Shima. Rero nuko nguko navuga story y'urugendo rwanjye rw'ubuhanzi niko yaba yaragenze kugeza na n'ubu ngubu ndacyakora n'izindi ya. Iyo ni incamake y'uyu muhanzi witwa Liliane Iradukunda. Mwajyaga mutwandikira mutubwira muti niyigena narisobwe niyigena Liliane ariko Iradukunda nabyo birahura ahubwo iyo ndirimbo nayo uzahita uyisohora. Yego ubwo noneho twariho twumva amateka yawe mu ncamake ndatekereza uzayava imuzi ukayagera imuzingo. Turi mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo ariko se niho uvuka niho ukomoka? Oya aho mvuka ni mu burasirazuba mu karere ka Kirehe. Yego ya naho ngaho. Noneho abantu benshi bibaza ku muhogo wawe. Umuhogo wawe usa naho udafite amakaraza, ni studio ibikora cyangwa ni wowe ubwawe? No nanjye ngerageza kuririmba uko nshoboye. Njye wenda simbizi uko ndirimba, abantu nibo bakubwira ati wenda waririmbye gutya, ariko ngerageza uko nshoboye kandi n'Imana ikanshoboza. Yego bahise bavuga ngo shyiramo akantu bumve ryajwi ryawe. Ndirimbo musomfite. Iyo wumva nawe ihisiza mu ndirimbo zawe. Ngiye kuririmba Kashe. Kashe? Hari indirimbo mfite yitwa Kashe. Yitwa Kashe? Ngiye kuririmba Rofure. Rimba Kashe twumve. Ndirimbe Rofure cyangwa numere ku gice. Nyine wowe ukora akantu gato cyane k'indirimbo yawe. Yateye Kashe kubagaragube abemeye iryo zina bafite ikimenyetso cyabo. Rekeraho. Wow! Abemeye iryo zina bafite ikimenyetso cyabo. Hari umuntu wumvise irijwi ahita avuga ati uyu muntu ni umudivantiste, nibyo? Yego ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Yego rata. Hari n'abandi rero batubwiye ngo tuzaze tugusura ariko bagakekeranya n'uwitwa Vumiriya bakavuga bati ashobora kuba ari umuvandimwe wa Vumiriya. Gira icyo babwira. Ya Vumiriya ni inshuti yanjye cyane, turavugana, ndanamukunda cyane, nkunda n'indirimbo ze cyane. Intekerezo zanjye zibutse imirimo y'Imana ikomeye, mbega ngo ndabona ineza yawe muri bya bihe bigoye, mbega ngo ubuntu bwawe mukiza burangenda amanywa nijoro. Satani ampa impamvu zo kurira, Yesu kampa impamvu zo kwishima. Byo bindi byose wakoze Yesu we byeneye kukwizera, byo bindi byose wakoze Yesu we byatumye ncira ubwoba. Ibyo wakoze ngenda shima nkuragije n'ibiri imbere, ibyo wakoze ngenda shima nkuragije n'ibiri imbere. Ndayikunda cyane kuri urwo hejuru. Icyaka cyo kiramfasha cyane kuko kinumva nazamutse hejuru. Ariko nawe ahubwo uramukunda iyo uza kuba umugabo ko bitari ko. Nari guhita mutereta. Ndamukunda cyane rwose. Icyaka cyo kiranshimisha nacyo kanyiririmba. Bagiye.
are yakivuga ngo ikira ndakibutse byantera umubabaro biratendetse imbere yanjye ibyantera kubaho nshenguwe biratondetse cyane ibyantera kubaho nigunze birahagaze ni nk'imisozi ariko Yesu Kristo wabambwe ajyamo impamvu zo kwishima byo bindi byose wakoze Yesu we byaneye kukwizera byo bindi byose wakoze Yesu we byatumye ncira ubwoba ibyo wakoze genda shima nkuragije n'ibiri imbere byiza cyane ya rero ntabwo tuvukana mu nda imwe ariko mu buryo bwa gikristo turabavandimwe ya rero ndamukunda nkunda n'indirimbo ze ziramfasha ya ndamuzi ni inshuti yanjye ubwo bisobanuye ko yaba ari we mu modo wawe wireferaho ya niwe muntu nireferaho ndamukunda cyane niwe mbega ndebereraho ya indirimbo ze ndazikunda cyane rero nanjye mba numva nateye intambwe nk'iyo yagezeho yego kandi biranagaragara urubuga rwawe urabona rufite abantu batari bakeya ndetse n'abadukunda muze mwiyandikishe kugira ngo kabisa ibihangano bye bihanganye ubuhanga mujye mubikurikirana namenye ko uyu munsi aje muri shooting y'indirimbo ugiye gushutinga yitwa ngo iki yitwa Gira Neza yego audio yayo ariko ntabwo iri kuri runo rubuga rwawe ya audio nayishyizeho icyo ngiye gukora ni video yego wow Vumiriya ni umuhanzi umaze kwigarurira abanyarwanda mu buryo bw'imiririmbire cyane cyane abakunda indirimbo zahimbiwe guhimbaza Imana umuhogo we urasa naho ari umuhogo wawe mu by'ukuri umuntu arabyumva kumva umuhogo wanyu urasa naho uremereye hari abantu badasobanukirwa ngo ese kuki rimwe na rimwe abadivantiste musa naho mufite utuntu twishi muhurizaho no kubera iki ya nuko imiziki yacu ifite ukuntu iba imeze cyangwa n'indirimbo zacu ujya kumva tujya kuririmba ibintu bimwe cyangwa se kimwe nka Vumiriya iyo nagiye kuririmba ahantu benshi barambaza uri Vumiriya ya rero Vumiriya we cyane cyane tujya kuririmba kimwe yego kuko twese tujya kuririmba amajwi asa nkaho ari base atumvikana ko ari ay'abadamu ya rero wiwe rwose ntabwo bajya babishidikanyaho iyo umuntu yumvisha indirimbo yanjye cyangwa najya nko kuririmba ahantu barambaza uri Vumiriya rero wiwe tujya kuririmba kimwe ariko wenda nka Muyimundu wagira indirimbo zisa nk'izizamuye hejuru ariko nawe beat uba wumva imiziki nyine ya kidivantiste rwose ibigiye kumera kimwe dufite abahanzi bamaze kubaka izina yewe ukoze no hasi unyibutsa ko hari ibuye umuhanzi witwa Anne Marie Muhimpundu yakoze indirimbo abanyarwanda benshi barazikunda ariko tugira n'abandi bahanzi b'abadivantiste bakoze izindi ndirimbo ariko zo bahita batakaza umurongo w'umwimerere turavuga nka batonzi bahita bajya mu ndirimbo nyine twagereranya n'uruzungu cyane umwihariko wa kidivantiste barawukwepa none abantu bari gukunda iyi ngoma yawe ntabwo uzabahindurira oya nzaguma muri adventiste nzaguma nkore indirimbo z'Imana kandi z'abadivantiste nizo nzibandaho cyane ndazikunda umwimerere ntuzagutakaza cyane rwose nzaguma muri adventiste yego noneho hari abantu benshi rero ubwo tugiye noneho mu kazi rero sasa hari abantu benshi bategura ibitaramo rimwe na rimwe nk'ubu ngubu nka Vumiriya inshuti yawe urabizi ko muri iyi minsi nawe yafite igitaramo kandi abantu benshi ndabizi baramukunda abo ba Muhimpundu bose baramusapotinga kugeza ubu wowe abantu bagushaka cyane ko hari igihe abahanzi mudatanga adresse zanyu ugasanga nk'indirimbo wayishyizaho ariko ku rubuga rwawe ntibashobora kukubona ni hehe bashobora kubona umuhanzi bamaze gukunda siritu nkawe turi kuganira jewe nsengera ku ruhero ku itorero agiye shenire itorero abajije sheri ibyo ngibyo ntuzabishyiremo umuntu anshaka cyangwa se ashaka nko kuntumira nsengera ku itorero
mba ku Ruheru ndetse intara yacu aho nsengera ni intara y'ivugabutumwa ya Ruheru. yego Ya rero umuntu mu ashatse majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyaruguru. yego nanjye mba kuyoborera kuko bashobora gutegura ibitaramo bakavuga bati reka tumutumire yadususurutse kuko abantu benshi baragukunda njya mbikurikirana barambwiye bati ko tuzi ko ugenda mu bice bitandukanye uyu muhanzi uramuzi ubwo rero bituma ngushaka biranamvuna kubera nka adresse zawe nyine. None uri ku Ruheru? Yego ndi ku Ruheru. Hari abantu rero nzi neza ko badukurikirana bari mu karere ka Rubavu mu mujyi wa Gisenyi. Ubu ndabizi barashobora guhita bavuga bati turamuzana. Hari abadivantisi benshi bakurikira story zacu ku Mwana TV. Ndabizi baraza kugukurikira kandi bagutumira urabyitwaramo gute? Ya ni byiza cyane kandi Yesu yamagariye gukora umurimo we rero aho wamagaye rwose mba mari cyane nzaba mari nibambwira nzagenda dutaramane rwose duhimbaza Imana. Dusubire inyuma gato cyane tutagiye kure. Mu Rwanda hari abahanzi benshi by'umwihariko baririmba indirimbo zihimbaza Imana ndetse hakaba n'abandi baririmba indirimbo z'isi zisanzwe zo gususurutsa abantu mu buzima bwose bwa buri munsi. Rimwe na rimwe hakabaho n'igihe nyine usanga ugira gutyo ukanamukunda ukamukunda ari umuntu uririmba indirimbo idahimbaza Imana ukaba uri n'umufana we mu magambo make. Ninde muhanzi ukunda mu Rwanda uririmba ibihangano bitahimbiwe Imana? Clarisse Karasira. So bose ndabakunda ariko uretse gato uvuze Clarisse Karasira. Clarisse Karasira nawe na Vumiriya nshobora gushaka n'abandi bakobwa nk'abanga kuki ibijwi byanyu biba biremereye nk'iby'abagabo? natwe ntabwo namenye impamvu gusa buriya Imana yabonye nibyo bizajya bifasha abantu tukaririmba bakabikunda. Kuko niba ushyize indirimbo yawe hanze cyangwa se uririmba ikabona abantu batanze amena cyangwa se barishimye biba ari byiza cyane. So rero navuga ko yuko iryo jwi Imana yaba yaraduhaye nta kintu twabikoraho. Niko Imana nyine ubwo yaturemye kandi ni na byiza kuko icyo ishaka ko tubwira ubwoko bwayo ikitunyuzamo bigakunda. Rero ndumva ari iby'igiciro kandi ari na byiza cyane. Reka turebe rero ibintu biguca intege muri uyu murimo ni ibiki? Uraza no kutubwira ibintu bituma nyine uguma kuba uri active. Ibintu binca intege se nyine hari igihe wenda nk'umuntu arwara cyangwa se n'ubushobozi bwo kuvuga ati njye muri studio ibiki ariko ibicanege byo ariko ibicanege byo ntibyabura ariko kubwo gusenga Imana iradushoboza naho twagwa turabyuka. Rero ibicanege byo ntibyabura muri uyu murimo ariko umuntu arasenga cyane Imana ikabasha kubikuraho tugakora umurimo wayo kugira ngo dutebutse kugaruka kwayo. Tugeze ku kigushimisha ni iki muri uyu murimo? Ikinshimisha ni uko mbikora mbikunze kandi nkunda kuririmba. Iyo ndi kuririmba mba numva ndi mu mwuka nyine ndabikunda. Rero iyo ndi kuririmba mba numva nishimye kandi nkakunda ko yuko hari igihe nk'umuntu akubwira ati iriya ndirimbo yawe narayikunze yaramfashije nari nihebye se indirimbo yawe nyumvishe numva irampumurije. Ibyo bintu biba ari byiza. Ndumva ari byo bintu binshimisha rwose. Mu ndirimbo zawe harimo andi majwi rimwe na rimwe tukabura abayaririmba n'ayawe cyangwa ugiye kubashyira muri iyi video? Nabo ndabashyiramo akenshi hari igihe ari njye aba ari ayanjye ariko hari n'igihe unareba n'umuntu muri studio ho iyo ndi muri studio aba ari ayanjye ariko nk'iyo uri kuririmba nk'ahandi hantu hari igihe umuntu agufasha ariko nko muri studio kenshi ushobora kuririmba soprano ugashyiramo karuto nyine ukagenda ushyiramo amajwi yose wumva ushaka kugira ngo indirimbo ibe nziza uko ubishaka. Waduhaye agapera k'indirimbo yawe yitwa Shimwa. Ongeraho indi twumve tugana ku musozo. Shimwa cyane warakoze Mana nziza abawe turishimye bitavugwa kubw'ibyiza wadukoreye byose
uhabwe icyubahiro mu isi no mu ijuru. ariko uwaguha amafaranga akaguha n'abantu wahitamo iki? Nahitamo abantu. Kubera iki? Abantu nyine bamfashe ayo mafaranga nkayagira. Ngiye ndumva abantu ari bo b'ingenzi kuruta amafaranga. Tugushimire nimba mu byo tuganiriye nta cyagusobwe ngo ucyongereho. Ni ibyo ngibyo mwakoze cyane. Hari izindi mbuga nkoranyambaga ufite usibye YouTube, ukoresha Facebook, TikTok, Instagram, hari izindi ufite cyangwa nturazikereya? Facebook ndayifite, mfite na YouTube, ariko ibindi ntabwo ndabikereye na Facebook tubwire yariyo. Ni Liliane. Liliane gusa. Yes, Liliane. Tugushimire cyane, tukwifurize amagara mazima. Ni ijambo twasanze abakuru bakoresha kandi rifite agaciro gakomeye. Murakoze cyane namwe, Imana ikomeze ibarinde. Yego. Tubashimire cyane inshuti zacu z'akadasohoka, tubashimire cyane kabisa. Muri abantu b'agaciro, twariho tuganira n'umuhanzi mwakuze muri benshi, by'umwihariko kuri social media mu Rwanda. Hari ukuntu mugira gucya mukabona umuntu ari gutraininga mukamukunda cyane. Namubazaniye ku Mwana TV, ndizera ko muguwe neza kandi n'ukuri mumerewe neza. Tubashimire cyane rero, nawe tumushimire kuba aduhaye uyu mwanya tukaganira nawe. Ibindi nimba ushaka kwinjira mu rubuga rwe, reba hano hasi muri commentaire twapininze, winjiremo kurikirana ibintu bye birimwo kandi byiza cyane, ndetse ariho aranabakorera n'indi miziki myiza, ibihangano bihanganye ubuhanga. Muzakomeza mugubwe neza cyane, bashimire cyane, bifurize amagara mazima. Nitwa Emmanuel Kanani, ibiganiro ku Mwana TV nakagaruka.